Tariki ya 17 z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri havutse umwana aho nta muntu n'umwe watekerezaga ko azahindura amateka y'umuziki ku isi. Uyu mwana akiri muto se yaramusize arigendera, maze uyu mwana akurira mu bukene aho yarerwaga na mama umubyara gusa. Uyu mwana niyo yajyaga ku ishuri yanyuzurwaga na bagenzi be kugeza n'ubwo yagerageje kwiyahura, ariko nyuma y'imyaka mike cyane uyu mwana yabaye umwe mu bahanzi bagurisha albums z'indirimbo zabo zirenga miliyoni 220 ku isi. Iyi ni story ya Eminem. Mbanje kubasuhuza abakunzi bacu ba Plan B FM TV. Uno munsi tugiye kurebera hamwe mu ncamake inkuru y'umuraperi ukomeye mu mateka y'isi cyane witwa Eminem. Mbanze kukwibutsa niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu gukanda kuri follow, like, share ndetse na comment kugira ngo ubutatumenye ibyo mwifuza ko twazaganiraho. Murakaza neza. Marshall Bruce Mathers uzwi ku izina rya Eminem akaba yarabonye izuba ku itariki 17 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri. Akaba yaravukiye muri leta ya Missouri muri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko akaba yarakuriye cyane mu mujyi bita Detroit wo muri leta ya Michigan naho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ubuzima bwe bwo mu bwana bwari bubi cyane. Papa w'umubyara Marshall Mathers Jr. yamusize akiri muto ku myaka mike cyane, maze uyu mwana atangira kurerwa na mama w'umubyara bita Deborah Mathers. Ariko kubera ikibazo cy'ubukene n'ubushobozi buke bari bafite byatumye barahoraga bimuka mu mazu babaga bakodesheje kenshi kubera ikibazo cy'ubukene. Ibi bikaba byaratumye Eminem yiga mu mashuri arenze 10 kugeza agize imyaka 17. Detroit cyangwa se umujyi yakuriyemo hari ahantu habi cyane, hari ahantu hari huzuye urugomo, ubukene n'ibibazo byinshi. Ku ishuri Eminem yari inzirakarengane yo kunyuzurwa na bagenzi be, kugeza ubwo ahagana myaka y'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo inani na kabiri afite imyaka 9 gusa yigeze gukubitwa na mugenzi we bita D'Angelo Bailey. Ibi bikaba byarakomeye kuko byamutumye agera no mu bitaro kubera kugira ikibazo cyo ku bwonko. Ibi bikaba byaramusize afite turuma ikomeye cyane kugeza nawe yashatse kwiyahura. Ahagana mu myaka y'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo inani na gatandatu Eminem afite imyaka 14 gusa yaje kwinjira muri rap. Rap yabaye ubuzima bwe, rap yabaye uburyo bwe bwo kuvuga ububabare yagiraga mu buzima bwe bwa buri munsi. Ariko abantu benshi baramusekaga bakanamuca n'intege bamubwira ati ibintu ntabwo uzigera ubishobora. Impamvu bamubwiraga gutyo nuko rap yo muri iyo myaka yari yihariwe n'abirabura gusa, nta muzungu n'umwe wayikoraga. Ariko Eminem nigeze acika intege, yakoraga buri munsi imyitozo mu ibanga, mu bubabare ndetse no mu kwizera, kugeza ubwo yitozaga amagambo mashya ndetse n'uburyo bwa rap amasaha arenga 10 ku munsi. Intego yari imwe gusa, yari yo kuzabigeraho. Kuri Noheli tariki 25 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu Eminem yabaye papa. Yabyaye umwana witwa Hailey Jade Mathers. Icyo gihe Eminem yari afite imyaka 23 gusa, ariko nta mafaranga yari afite, yakoreraga amafaranga make ashoboka, kugeza n'ubwo atabashaga no kugura diapers cyangwa se pampers umwana we. Bakaba barakuriye mu bibazo bikomeye cyane n'inzara n'ubukene, ariko uyu mwana we Hailey Jade akaba yarabaye impamvu yo guhindura ubuzima bwe, akaba yarabaye impamvu yo gukomeza urugamba rwe no gukomeza kurwana ndetse no kudacika intege ku nzozi ze, aho yaje no kumukorera indirimbo yamamaye cyane bita Mockingbird, aho yamwandikiye asobanura ukuntu yamureze mu bihe bikomeye cyane ndetse n'urukundo yamugiriraga muri iyo myaka. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi Eminem yaje kwitabira irushanwa ryari rihambaye muri leta zunze ubumwe za Amerika ryitwaga Rap Olympics. Rikaba ryari irushanwa ryahurizaga hamwe abaraperi bari bakomeye muri iyo myaka. Nubwo Eminem atigeze atsinda cyangwa se ngo ahiga abandi, yaboneye amahirwe yaje kumuhindurira ubuzima nyuma. Yabonywe n'umuntu wari ukomeye cyane mu ruganda rw'umuziki muri iyo myaka. Uwo yari Dr. Dre, umunyamerika uhambaye mu gutunganya no gukora umuziki ku rwego rwo hejuru. Maze Dr. Dre akimara kubona Eminem yaravuze ati uyu mwana ntago asanzwe kandi afite impano ihambaye. Maze Dr. Dre aragenda asinyana kontra na Eminem yo gukora umuziki. Eminem ubuzima butangira kugenda bwiyubaka gake gake, gusa byaje guhindukira bikanakomerera ni mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda, aho basohoye album bise The Slim Shady Long Play cyangwa se album yuzuye. Iyo album yahinduye ubuzima bwa Eminem burundu.
Iyo album yamufashije gutsindira ibihembo bya Grammy Awards byinshi ndetse binamufasha kugurisha amakopi y'iyo album ku isi hose, maze iyi album ihinduka intangiriro zo kuva mu bukene bwa Eminem no kugera ku rwego rwo hejuru no kuba icyamamare mu buryo abantu benshi batatekerezaga. Indirimbo za Eminem ntizari umuziki gusa, ahubwo zari ubuzima bwe. Nk'indirimbo yasohoye bita Lose Yourself mu mwaka wa 2002, ni indirimbo yavugaga ku kudacika intege ku ntego wihaye. Iyo ndirimbo ikaba yarakoze amateka akomeye kuko yaje no gutwara ibihembo bya Oscar mu mwaka wa 2003, ibintu bitari byarigeze bibaho na rimwe muri rap. Iyindi yasohoye yamamaye cyane niyo bita Mockingbird, isohotse mu mwaka wa 2004. Ni indirimbo yavugaga ku kuntu yareze umwana we mu bihe byari bigoye bitanoroshye, anamusaba imbabazi. Iyindi niyo bita Rock Bottom, yasohotse mu mwaka wa 1999, yavugaga ku bukene bwe n'ukuntu yakuriye mu buzima butari bworoshye. Izi ndirimbo zari ukuri kwe, zari n'ubuzima bwe. Ibi bikaba byaramuteraga imbaraga zo gukomeza gukora umuziki no kugira ngo yakure muri rwa rwego rw'ubukene. Kugeza ubu ni umwe mu bahanzi bamajije kugurisha kopi za album kuruta abandi bose ku isi, aho kugeza ubu amajije kugurisha kopi za album z'indirimbo ze zirenga 220,000,000 ku isi. Si aho bigarukira gusa, kuko kugeza ubu amajije no gutsindira ibihembo bya Grammy Awards birenga 15. Si aho gusa, kuko yigeze no kwitwa Artist of the Decade cyangwa se umuhanzi w'ikinyecumi hagati y'umwaka wa 2000 n'umwaka wa 2011, kuko iyo myaka yose yayimaze aba uwa mbere kuri Billboard y'indirimbo. Kugeza ubu ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu mateka y'isi, by'umwihariko mu njyana ya rap. Uyu mwana yakuriye mu bukene, yakuriye mu bubabare, yakuriye mu isi itaramwemeraga. Bamubwiraga ko atazigera agera kure, bamuseka cyane, by'umwihariko kubera ko ariwe muzungu wa mbere wari winjiye muri rap yari iy'abirabura. Bamubwiraga ko ari ntacyo azigera yigezaho mu buzima bwe, ariko ntiyigeze areka kwizera inzozi ze. Yakoresheje ububabare bwe nk'imbaraga, yakoresheje amagambo ye nk'intwaro, ndetse yanakoresheje inzozi ze nk'inzira yo kwiyubaka. Kugeza uyu munsi isi yose iramuzi nka Eminem. Inyigisho dukura muri iyi story ni iyi ngiyi: ntacyo bitwaye aho utangirira hose, ntacyo bitwaye ibyo waba waranyuzemo byose, ndetse nta n'icyo bitwaye kuba hari abatakwemera. Icy'ingenzi ni ukwiyizera no gukomeza guharanira kugera ku nzozi zawe, no kutigera ureka inzozi zawe na rimwe, kubera ko rimwe na rimwe umuntu isi itizera niwe uza kuyihindura. Ndabashimiye bakunzi mwese twabanye kuri uyu munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Yari Sakalasi. Ciao ciao.